gice cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize Bob ndetse na Lucas. Abangaba bari bamaze gutabwa muri yombi, bari mu bashwana. Bob yari arimo abwira Lucas avuga ati mushiki wanjye mwamwambuye ubuzima mutuma burirwa irengero, none uraho ngaho ugiye gushaka undi mugore. Basi mushiki wanjye ndashaka kubanza nkamenya niba ariho koko, nzanamubwira wenda akureke wibande n'ubushaka kubana nawe, ariko unyereke mushiki wanjye ntago niyumvisha ukuntu yaba yarapfuye. Ntimudutumeho byibura ngo tuze kumuzika, wowe n'umuryango wawe mushiki wanjye ntimwigeze mumukunda. Aya ni amagambo Bob bari kubwira Lucas. Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri Lucas, aho aba yicaye muri gereza, amarira n'agahinda ari byose. Umutima atangira kuvuga yitonganya, ari nakatonganya Imana, avuga ati Imana, kuki ubundi ari njye uhora mu bibazo? Kuki ari njye uhorana amaganya? Ese ubundi wandemeye kubabara? Ndebera ibibazo byose nanyuzemo, reba uburibwe bwose nanyuzemo, reba ibintu byose nabuze, ibihombo byose nagiye mpura nabo. Abo nkunda bose narababuze, nta byishimo n'ibi na bike ubu ngubu naba mfite, nta kintu n'iki na kimwe wansigiye. None Mana ugeretseho no kuba neza muramu wanjye ari kunshinja urupfu rw'umugore wanjye. Ese Mana ibyambayeho byose ntabwo byakunyuze? Amambere warabanje nyuma ibyishimo, njye n'umugore wanjye imyaka igera kuri 17. Nkaho ibyo bidahagije ungize utya ngo uduhaye n'urubyaro, umwana wanjye w'imfura nyuma y'imyaka 3 uramwisubiza. N'uwo nsumbushije ntiyamaze 2 nawe abaragiye. None n'umugore wanjye ndakibona, nakundaga n'umutima wanjye wose, kweri ndi gushinjwa ko ari njye waba wamuburishije irengero. Mana ubu koko njyewe Lucas natinyuka ibabariza umugore, narahoraga ndwana no kugira ngo byibura ntagire ikintu n'iki na kimwe kibi kimubaho. Mana maze kurambirwa ubuzima, ndaburambiwe. Si ibintu bimbaho ni ingeno, bimbaho by accident, ni ibintu wandeguriye ko nzanyuramo. Ese wandemeye kunyura muri ubu buribwe? Mana ubundi ibi ni ibiki? Ibintu mpura nabyo ni ibiki Mana? Njya numva ngo umugisha utanga niwongeraho umubabaro, kandi ibyo ntunze byose nkaba nzi ko byavuye mu kuboko kwawe no mu gushaka kwawe. Ubundi kuki nta na rimwe birambera iby'umugisha? Kuki nta na rimwe birambera iby'umunezero? Naratunze nibyo, ariko ntibyambujije kubiburiramo umunezero. Naho ugize utya ngo byibura umpaye ibyishimo, wampaye ibyishimo by'igihe gito. None ndebera ahantu nicaye, ndi muri gereza, mpanganye na muramu wanjye, turimo turapfa mushiki we, turimo turapfa umugore wanjye, urukundo rw'ubuzima bwanjye. Umwe ndiyumvishaga ko nshobora kubaho ntafite, ariko none ndebera hana kubera iki ubundi? njyewe ubu nakihekura koko nkiyicira umugore
ariko ubundi Imana ibi bintu ntabwo bisobanutse. Niba unyumva, niba wangirira neza, wambabarira ugasobanura ibidasobanutse. Umugore wanjye yajyaga gusenga akagutakambira nkabona hari icyo ukoze. Mana wakigaragaje, Mana wagaragaje ukuri. Niba koko Jinta akiriho, fasha Jinta aboneke. Kandi niba atakinariho, byibura nkuraho uru rubwa. Fasha muramu wanjye ye kumfata uku nguku. Mana nawe nari nsigaranye, byibura mvuga ngo byibura nsigaranye umuntu wo mu muryango w'umugore wanjye, naho tugiye kuryana. kandi nose ubu twahuza gute mu gihe yumva ko nafatanyije n'umuryango wanjye kurimbura mushiki we? Niwe twakabaye duhuza, niwe twakabaye tujya inama, none ndebera turi gushondana. Hano ubundi ibi ni ibiki? Tugaruke kuri Bob. Bob nawe ahantu aba arimo aratekereza, muri we ari kwibaza ibintu byinshi, afite umujinya mwinshi, ari kuvuga ati yewe murabeshya, ntago natuma mundimburira umuryango na mushiki wanjye nari nsigaranye, ntago mwambwira ko yapfuye. Aba ari kwibaza ibintu byinshi, avuga ati ariko ubundi Mana, ubundi bigenda gute kugira ngo umuntu yisange umuryango yashatsemo utamukunda, yewe utanamwishimira? Ese ubundi Mana, ubundi ubikora gute? Ubundi wagiye uhuza abantu uzi neza ko bazabana mu mahoro, bagakundana nta kirogoya nta kidobya. Ese ubundi kurebera hose icyarimwe, mushiki wanjye akaba yaragukoreye kuva mu bwana bwe, yakuze atozwa kugusenga. Ako se Mana, nibi wamwituye? Wamwituye kujya mu muryango utamukunda, umwitura gushaka mu rugo nyirabukwe atamunezerererwa. Amarira yiwe nicyo cyari ikimenyetso kigaragaza ubuzima bwe bwa buri munsi. Iminsi yabaga yishimye we yabaga ibaze, ni kenshi najyaga mpura nawe, ariko mbona agahinda ari kose kuri we. Byari biteye ishavu n'intimba. Mana wari waramwimye ubuzima bwiza burimo umunezero, nibyo wenda wamuhaye urwuzuye, urugo rufite buri kimwe, ariko se ubundi kuki wamuhaye kuruririramo? Ese ubundi Mana, nta na rimwe ujya utanga ibintu bitarimo inzitane, butarimo inzitizi, ubuzima byibura bwiza, umuntu yicara akavuga ati ahangaha ameze neza, nta marira nta gahinda. Nose buriya byamumariye iki? None yahasize n'ubuzima. Ese ubundi wari urihe? Ese ubundi Mana, njya nibaza abawe baba barurihe? Ubundi biba mu gushaka kwawe, ni ikintu waba warageneye ubuntu. Hari abantu bavukiye kuruha, hari n'abavukiye kubaho neza. Ese hari abantu bavukiye kubaho ubuzima buzira ibibazo, hari n'abavukiye guhora mu bibazo. Ese Mana, hari igihe umuntu ahora mu bibazo akibaza ngo ubundi what's the end? Iherezo ryaba ari irihe? Njye ntabwo mba mbyumva pe, ngo byumvikana. Gusa ntabeshye, ntukase sinzigera mubabarira. Ntarabona mushiki wanjye
wa mana we sinzigera muha agahenge, ngomba gukora uko nshoboye nkabona mushiki wanjye ku kabi n'akeza kandi agomba aboneke. Ibiruka siyivugisha ntago nabyumva, sinanabyemera, sindi na tayari kubyumva. Icyo ngendeye ni ukubona amaraso yanjye, nkeneye kubona mushiki wanjye. Tuve kuri Bob twigire kuri Nimrat, aba yataye umutwe arimo avugana na Layla, ariko ati ntago mbyumva. None se byagenze bite? Gute umbwira ko umugabo wanjye afunze? Layla ati nanjye bampamagaye, ntago nzi ngo byagenze gute, nakubeshye rwose ntago byoroshye habe n'aka na gato. Undi ati none yafungiwe iki? Layla ati nyine yarwanye. Nimrat ati ntago byumvikana, Luka sinzi ntago yarwana, Luka sinzi ntago yakora ibyo bintu, ahubwo ubwo ngubwo bamwibeshyaho umugabo wanjye ntiyabikora. Layla ati rero reka nkubwire, niba ugira ngo ndakubeshya ngwino tujyane nyine njye kuhereka aho afungiye. Hari wenda numubona muri kasho urahera ko wemera ko ari we. Nimrat ati ariko simbyumva, Lucas yatinyuka gute kurwana? Ese ubundi umuntu barwanye bapfuye iki? Layla ati aha ni birebire wa mukobwa wicecekera uvuga batarabona, nyine urumva umugore we wa mbere. Nimrat umugore wa mbere wese, umugore wa mbere we. Layla ati yewe ndavuga Jinta. Nimrat ati Jinta se yazutse? Niwe barwanye? Ndata ariko se watuje nkabanza nkakubwira, nyine musaza we w'umugore we nyine wa mbere uriya wapfuye yateje nyine akaduruvayo, ari kubwira musaza wanjye ngo niwe waba warishe mushiki we. Ati ntabwo yizera ko yaba yarapfuye, ngo ahari twaba twaramuburishije irengero, ibintu byinshi cyane nyine. Rero urabizi musaza wanjye nawe rimwe na rimwe agera kwihangana ariko hari igihe atakugira. Byarangiye bafatanye mu mashati kuko niyumvisha ukuntu uwitwa Karimuramo we ariyo ashaka kumugerekaho ko yaba yariciye umugore we, kandi Lucas yakundaga umugore we cyane. Gusa nyine ku rundi ruhande njyewe Bob namwumva, nawe ufite agahinda ko kubura mushiki we, ariko nanone bombi sinabashyigikira kuko bombi bakoze amafuti. Mfite ubushobozi bombi nabicaza nkabahuza, ariko uraganira n'umwe ukumva bombi ntibari kumva. Nimrat ati simbyumva, umva reka njye rwose njyeyo njye kureba Lucas wanjye. Layla ati genda nta kibazo, uzi ko ibyangombwa bye byose babimpaye, telefone ziwe zose nazizanye, kereka ibikenerwa ari byo basigaranye. Nimrat ati oya reka njyeyo njye kumureba, nabura wenda tunaganire. Layla reka Nimrat akagenda aguma yicaye aho, ariko ari kwibaza ibintu byinshi. Yakose mana, ubu noneho iyi ntambara yo ijite kandi musaza wanjye nibwo yarakiyakiye, ari kwakira ko nabura umugore we atakiriho. None ndebera Bob nawe hagiye kuba nk'urwaye trauma, agahinda afite ku ruhande rumwe ndakumva mana, ariko nabura tanga ihumure ku mitima yabo bombi, mana ubahe guhuza kuko bose babuze uw'ingenzi. Ari Bob namwumva, ariko mana na Lucas yarababaye, kandi si nawe gusa
nanjye ubwanjye simba niyumvisha uburyo twabuze Jinta mu buryo bw'amaherere. Ariko ahari wenda mana hari ibintu bitubaho bikatugora kubyumva no kubyakira, ariko hari impamvu uba wemeye ko bibaho. Akiri kwibaza ibyo byose, telefone ya Lucas irasona. Yamara gusona mu kureba akabona handitseho my love. Arikanga my love, ni Murat se niwe uri kumuhamagara. Aritaba, akitaba agira ngo ni Murat. Mu kwitaba ndakavuga ati muraho. Rahira ati muraho neza, mumeze mute se? Uhamagaye ati turashima Imana. Ati none se nabona nyiri iyo telefone ko namushakaga byihutirwa. Niba byankundira muri kumwe mwamumba. Rahira ati ntabwo kano kanya byakunda. Ni ibiki se ubundi wamushakiraga ngo nzagutumikire? Ndati ni umudamu we se? Rahira ati oya ntabwo ari madamu, ahubwo ni mushiki we. Ndati oh, ahubwo se wowe urinde? Ndati njye nitwa Kimi. Rahira arikanga avuga ati oh Kimi, njya numva koko musaza wanjye kuvuga. Kimi ati Lucas ajya mvuga se burya? Ndati cyane rwose arakuvuga kenshi gashoboka. Kimi yabaye Kimi mu kanwa ke. Gusa nyine sha inkuru itari nziza, ntabwo Lucas nyine nawe uhari, sinzi ngazanaboneka ryari, nyine ni birebire n'ibibazo. Kimi ati se habaye iki kandi? Ejo hashize ko twari kumwe, hari ikibazo yaba yagize? Yaba yarwaye se? Ndatoya ntabwo arwaye, ariko nyine byabaye birenze kurwara. Sha nyine Lucas arafunze. Kimi ati no way. Come on, yaba ari kuzirikiza? Kano kanya umuntu twari turi kumwe ejo twatandukanye nimugoroba twirirwanye, so how comes ko yaba afunzwe? Rahira ati sha ni birebire pe, keretse ahari wenda muhuye akaba ari we bikwibwirira. Ndati none se afungiye basi byemerewe kumusura se? Ndati yewe simbizi, ariko ahari umuntu agiyeyo bamuguha. Kimi ati none se wareka ejo ngazaza kukureba tukajyana kumureba? Ariko se ubundi ari kuzira iki? Undi ati yewe ari kuzira urw'abagabo ntawamenya, ariko buriya Imana niyo izi nyine impamvu y'ibi byose. Kimi ati yewe ejo nzakugeraho tujye kumureba. Tuve kuri Kimi ari kuganira na Layla, twigarukire kuri Dylan ari kumwe na Mika. Baba bageze mu rugo ahantu Bianca ari. Bakihagera Bianca agikubita amaso Dylan mu marira menshi avanze n'ibyishimo, arahaguruka n'ubwuzu bwinshi akamuhobera, ari nakari kurira. Kavuga ati ndakwinginze ntuzongere kunsiga, nari ngukumbuye, ntuzongere gutuma mpangayika, ntuzongere kugenda ngo nsige kuko ndagukunda, meze neza. Bianca bari kumwitegereza ari nakari kumukoraho, ubona amufitiye urukumbuzi n'urukundo rwinshi. Dylan areba Bianca
umutima agatangira gutekereza mvuga ati ariko se mana ibi byo nzabicika gute, ndumva nkeneye kugarukira umugore wanjye, uyu mukobwa nawe nkunda bigeza, iyi ni ingano y'urwa nkunda gusa kandi ankunda bihebuje, rimwe na rimwe mba numva nanjye mukunda kandi mukunda cyane, ariko se what can I do, ko mbona bikomeje kunshobera, ko mbona bikomeje kuncanga, mba numva nanjye mukunda, ndebera ari kurira nta nubwo yifuza ko nakongera kumuva iruhande, mana aho bigeze nta mahitamo mfite, dawe aho bigeze sinzi icyo guhitamo n'icyo kureka, ariko wowe kuko uzi ibinkwiye umitiremo iby'umumaro kandi iby'umugisha, niba ubona nkwiye Bianca ume kureka Raila burundu, ariko niba ubona nk'uyu mugore wanjye w'isezerano umutima wo gushikama. Bianca ahera kakabaza witwa Dylan kamubwira ati be sezeranya kutazongera kunsiga, mbwira ntabwo uzongera kunsiga. Dylan amureba mu maso kamusoma mu gahanga kavuga ati babe ntabwo nzongera kugusiga kandi trust me, sibyo? Tuve kuri Dylan ndetse na Bianca twigire kuri gereza, uwitwa Raila we na Kimi baba bahageze. Mu kuhagera batangira gushaka ukuntu nabura babonana na Lucas. Mu gihe rero bagitegereje kimahera kakabaza Raila atari kumbwiza ukuri, mu by'ukuri musaza wawe afungiye iki? Raila atari ko nanjye utarambaza ibintu byinshi, mu by'ukuri mbwiza ukuri, umugore we wahoze ari umugore we nta kintu mupfana buriya cy'ibintu byose mubihuje, indoro, intambuko, imiterere, indeshyo, noneho murasa n'inkino neza neza wagira ngo uri twini wiwe, buriya tuje mwitegereza. Nari nabuze rwose, nabonaga rwose ahubwo imodoka yambanye ntoya kuko nabonaga ntazi. Impamo y'Imana nanjye ndi Lucas kwiyakira byagorana neza neza wagira ngo uri jinda, ndatariko noneho ndumiwe mpambere nawe na musaza wawe aturi jinda, none nawe urabishimangira cyane kuri murase ntabwo ndi jinda nitwa Kimi. Raila ati rega ntabwo twe twanze kuriwe, nta n'umuntu wanze rwose ko uriwe wanyawe, ariko none se bundi kuki usa na jinda? Kimata rega abantu basa ntacyo bapfana, kuba nyine nsa nawe ni kimwe ariko no kuba ntariwe ni ikindi, ahubwo winzijijisha mbere ya byose ntukasare ari gupfa iki n'abamufunze, kuko ntabwo umuntu yakifata ngo aze kugufunga gutyo gusa, ndaterega yarwanya. Kimati Lucas nzi nabonye uriya se yarwana yabishobora, ahubwo se buriya azi no kuvuga nabi, nabonye atuje ndate byihorere. Nyine musaza w'uwo mujinta nyine tuba tukubwira musa mu minsi yashize nyine yamenye yuko musaza wanjye agiye gukora ubukwe, ubwo rero nyine ejo barahuye barisaza nyine barashwana, kwanza n'ejo bundi nta nubwo ari neza,
ubwo ahari wenda n'inyuma y'uko mubonana ko warambwiye ngo mwari mwirirwanye barahuye nyine baratongana bapfa Jinta umwe ati niwe wamwishe undi ati nta ruhare nabigizemo n'umugore wanjye naramukundaga birangira nyine kumvikana bibananiye batana rwose mu mashati baranigana bararwana nuko byagenze byaje kurangira rero abantu bahamagaye inzego z'umutekano nuko baje gufungwa tegwa ku mwami ese ko numva bose bafite ibibazo aho bagashyize hamwe barimo barashondana ngataha simbizi da gusa nyine numvise ahari bashobora kuza kwiyunga wari mugoroba navuganye na afande nyine mubaza kuri iyi dosiye yabo bombi arambwira ngo ibyabo biroroshye baraza kubunda banabiganireho babahuza bakiri muri ibyo bari kuganira Bob ndetse na Lucas bahera ko babazana kuko bazana baza begera ahari Layla ndetse na Kimi ariko Bob akaza yitegereza areba Kimi mu kumureba arasara akavuga ati ntibishoboka ndarota ndi kubona umuzimu byaba ari ukuri nangwa nasaze tangira ko ati ibintu ndi kubona aho namwe mwaba muri kubibonara amubaza ati se niba icyo uri kubona ati ndi kubona Jinta namwe muri kumubona Lucas arahindukira akareba mu kureba akabona imbere ye hari Layla ndetse na Kimi Lucas ahera akabwira Bob avuga turiya ntago ari Jinta uriya yitwa Kimi Bob atariko n'ubu urashaka kumbeshya basi banza umbwire wose uri kumubona undi ati yego ndi kumubona gusa ntari kumwe na mushiki wanjye ako nyine ntago ari Jinta nk'uko bitekereza undi atoye uramponda sinoga gute kandi yaba atari we kandi mbona neza ari we Bob aregera akagenda amusanga akavuga ati mushiki wanjye ubona afite ikintu cy'igihunga n'ubwoba Kimi nawe akimubona usa n'umuntu wikanze mukunda amwitegereza avuga se you look familiar do we know each other twigeze duhurana mbere Bob ariko wasaze bari kumbeshya ngo uri Kimi kandi ngiye ndi kubona uri Jinta ntabwo waba uri mushiki wanjye njyewe ndi Bob Kimi ati inde Bob iryo zina satari ubwa mbere Bob ndati yego yewe Bob musaza wawe ati nawe ko numva ntari kukumenya Bob ati kano kanyuranye bagiwe ntabwo uri kunyibuka basibuka wibagiwe Bob mwabanye Bob umusaza wawe wakoze uko ashoboye akakwitaho se waretse kwirengagiza ntabwo abashenzi bakugiriye nabi baharagiye baragufarumata ntukibuka bamwe mu muryango wawe Kimi yitegereza Bob kamwitegereza cyane mureba mu maso
guhera ku kirenge akamugeza ku mutwe, muri watangira kugira ubwoba uvuga ati no way, ntabwo bishoboka, nibyo nangwa si byo, reka nizere ko ibyo ntekereje atari ukuri, reka nizere ko ibintu ndi kubona atari ukuri, kuko ahari umenya nasara. Ese ubundi byagenze gute? Ubundi nisanze hano gute? Kimwe atangira no kurira, kavuga ati ntabwo mbyumva. Nibyo, kuva kera byose ndi kubibona, ariko se kuki nahereye ko mbimenya? Kuki ubundi nahereye ko mbona yuko ibi bintu hari ikindi kintu kibyihishe inyuma? Kuki nigeze ngira ubwenge ngo ntekereze ko hari impamvu yatumye mpura na Lucas? Kimwe atangira no kurira, ahera ko agahobera Bob, ngato mbabarira ku bwa buri kimwe, mbabarira ku bw'ibyo wanyuzemo byose, nanjye sinari mfite amakuru n'aya na make. Mwumva atari ko se, mbere y'uko umbwira ngo nkubabarire, byibura basi wanyibutse. Kimati ntago mbizi pe, sinzi icyo navuga. Ese ubu mvuga iki? Ndahera hehe? Ndahera hehe nemeza? Ndahera hehe makana? Ndahera hehe mvuga ukuri ko nanjye mbona binshobeye, ko mbona nanjye mbona bincanze? Ese ubundi kuki byatinze? Ubundi ubu bimeze bite? Ntabwo ndi kubyumva. Kwaba ari ukuri? Ndimo ndarota? Simbizi. Mayira, ariko ibintu uri kuvuga ntabwo byumvikana. Urahera uhakana? Urahera hehe uhakana? Urahera hehe wemeza? Kimi ni ibiki? Kimati nanjye simbizi. Ndumva nasaze, ndumva mbaye nk'umusazi, ndumva ndi kudreaminga. Ese ubundi ibi bintu birandenze. Kimahera ko akava aho ngaho akagenda agasa n'uhunze. Inkuru yacu reka tuyisubikira aha ngaha. Ese amaherezo ni ayahe? Kimi yabuze aho ahera avuga. Ese yaba agiye guhakana ngo ababwire rwose bareke gukomeza gushwanashwana? Yaba agiye kubwira Bob uko yamwibeshyeho akaba atari Jinta? Ese iherezo rya Bob na Lucas ni irihe? Aho barenga ibiri kubatandukanya bagahuza nk'abavandimwe bagashyira hamwe? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, ariko mbere y'uko tuyisoza, uwitwa Dylan nawe imitima ni nk'igihumbi, yibaza ku uwo yahitamo hagati ya Layla ndetse na Bianca. Icyo nababwira, mwe muzagumye mukurikize izi episode, ari nako muzakomeza kuzikurikira uhereye ku ya mbere kugeza ku ya nyuma, uzasobanukirwa.
inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibageza.